inshuti za People to People TV aho muri hose turabashuje, turabakunda kandi tubaza ku mutima. Nako bizahora n'umunsi mu by'ukuri si yose yacuze icuraburindi, niko nabivuga. N'umunsi utari mwiza na gato, n'umunsi w'agahinda, n'umunsi w'akababaro, n'umunsi mu by'ukuri w'umwijima, n'izuba ry'igikatu ariko rivanze n'imiborogo y'abantu benshi batandukanye. Nibihe bibi, nibihe biteye agahinda, nibihe mu by'ukuri abantu bakeneye abantu babitaho bakabafata mu mugongo. Nibihe mu by'ukuri dukeneye kwicara tukitekerezaho, nibihe mu by'ukuri dukeneye kwicara tugatekereza igisobanuro cy'ubuzima. Ubuzima ni iki? Ubuzima ni nk'igitabo kirambitse mu muyaga, maze amapaji yose akajya yihinduranya uko abishaka. Uyu munsi turi kumwe ariko sinzi niba ejo nzahageza. Niyo mpamvu igihe cyanjye ari iki ngiki, iby'ejo simbizi. Niba unkunda mfasha none, kuko ejo sinzi ko nzahageza. Nanjye kubera ko ngukunda reka ngufashe uyu munsi, kubera ko ejo sinzi niba tuzaba tukiri kumwe. Biteye agahinda. Impamvu nkoze iki kiganiro muri ubu buryo mbabaye kandi nshavuye ni ukwifatanya n'isi yose muri rusange, abanyarwanda by'umwihariko abakunda imbuga nkoranyambaga. Umuntu wadususurutsaga akadusetsa mu by'ukuri tugasobanukirwa igisobanuro cy'ubuzima, tugasobanukirwa aho ubuzima bugana. Uyu munsi ntitukiri kumwe. Yego, ntitukiri kumwe kandi ntituzongera kubana ukundi. Abijuru Valentine, abantu benshi bamuhimbye dore imbogo, bamuhimbye utubyiniro twinshi dutandukanye. Abavuga ngo afite iminwa minini, abavuga ngo ibiki n'ibiki, ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi byarangiye. Mu buribwe bukomeye, umusonga umubiri wose, haba mu nda ndetse no mu mutwe, gutereranwa n'abantu benshi batandukanye bari kumwe, bamusezeranyije ko bazamufasha. Abahungu benshi biyitiriye inshuti ze, abo nta n'umwe wigeze abasha kumukiza cyangwa se ngo amwiteho, biza kurangira avuye mu mubiri. Abijuru Valentine. Yaranzwe no gukunda ifaranga kandi akarikorera biciye mu mucyo, gukunda abantu, kwicisha bugufi, ubudahemuka ndetse no kuba inyangamugayo. Keretse wenda bya bindi bavuga ngo ahari abantu ntihabura uruntu. Nibyo koko, ahari abantu ntihabura uruntu. Yazengurutse mu bitaro byinshi bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, ibikomeye n'ibiciriritse, ngo arebe ko yaramira amagara, ariko biranga kubera ko atarayawe atakurara mu mubiri, agahuru kagusabye amaraso ntuyakarenze. Biza kurangira ahisemo kwegera umuryango, kuko inyamaswa y'iwanyu ikurya ikurundarunda. Yahisemo kujya kurwara ku bitaro bya Kibogora kugira ngo arebe ko nibura yazaharokokera. Siko byagenze koko, agahuru kagusabye amaraso ntuyakarenze, kandi atarayawe ntakurara mu mubiri. Abijuru Valentine akomeje kuribwa mu buribwe bukabije ari mu bitaro bya Kibogora, agataka umutwe ndetse agataka no mu nda ku buryo buteye ubwoba. Ariko biza kurangira avuye Kibogora yerekeza ku bitaro bya Kibuye ngo arebe ko nibura ko bo ubushobozi bafite bwisumbuye bushobora kuramira amagara ye. Agahuru kagusabye amaraso ntuyakarenza. Abijuru Valentine. Abantu benshi baramukunda, abanyamahanga, abanyarwanda ndetse n'abana b'abayobozi bagiye bahitamo gupostinga ibihangano bye kubera ko bamukunze. Homeland 7 TV, People to People TV, natwe turi muri bo. Uyu munsi rero Abijuru Valentine ntitukiri kumwe, kuko akimara kugera mu bitaro bya Kibuye nabwo yahasize. Ntago byatinze kuko niho yahise atandukana n'umubiri. Umubiri uzajya mu gitaka, ariko roho izajya kwa yitanze. Turakomeza dukora ibyegeranyo byinshi bitandukanye ku bijyanye n'uyu mwari utubwema Kiringaragu. Nge nitwa Nshimyimana Simeon. Kora subscribe, like and share kugira ngo ikiganiro kigere ku bantu benshi.